bibaye ngombwa ko umuntu agiye kujya atabarwa cyangwa se agafashwa n'umuntu bafite izina bitiranwa urumva umuntu tuvuge wenda wakoze ubukwe bikaba nk'itegeko ko umuntu uzaza mu bukwe bwawe agomba kuba afite izina azaba yitwa Emi n'umuntu uzagutwerera azaba yitwa Emi n'umuntu uzatabwa ubukwe azaba yitwa Emi umuntu witwa Magufuri atari perezida yabona abantu bamufasha cyangwa bamutwerera reka nongere kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikirana Yawe TV nk'ibisanzwe nge nemerwa nanga bisanzwe kora subscribe ukore like ukore share ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu nkomeza kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020 uyu mwaka no wo gukora ntago ari amagambo sasa uyu munsi mbafitiye umutumirwa nisi ni ibintu byose sinzi ko namwita benshi mu muzi ku izina Mbaya abandi mu muzi ku izina rya Kamaro abandi mu muzi ku mazina atandukanye amaze gufata industry nyarwanda cyangwa se entertainment hano mu Rwanda bamwita Kamaro urakeye asante sana kabisa iyo umuntu akeye ubwo biba bivuze ko n'igihugu arimo gikeye n'umunyamakuru turi kumwe kakanya akeye naho twicaye hakeye ni ibintu byose biba bimeze neza Kamaro umaze kuba umuzungu maze kuba umuzungu ariko ku ruhu ndi umwirabura yego hari akantu ukivuga ngo umaze kuba umuzungu ngo nago hituma iki ntago ngewe fete nabivuzeho navuze ko hari abantu nyine bari bazi kera ko umuzungu yituma imigati urumva yituma biswi hanyuma umuceri urumva nyarafanta ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nk'abantu benshi bagiye bavukira mu giturage babonaga umuzungu akaba ari ikintu gikomeye cyane n'ubu ngubu ni ibintu bikiturimo cyane abanyarwanda benshi kubona umuzungu byabaga ari ikintu cya danje kabisa urumva mbese nyine ari nk'umuntu watekerezaga ariko nabivuze muri genre ya comedy batekerezaga nk'umuzungu wenda ashobora kuba yituma nk'imigati akituma nk'imigati cyangwa se agakora nk'ikindi kintu runaka urumva ariko ntago ari byo umuzungu ni umuntu kimwe n'abandi wasanze umuzungu yituma iki Kamaro arakabya ahubwo arakabya kabisa n'abirabura tuba twari ibintu birimo naturere urumva birimo turya ibintu bizima bidaciye mu nganda noneho abazungu bo noneho barananutsa biteye ubwoba numva nta kigenda wangu ntacyo kabisa yes Kamaro dukomeza ikiganiro cyacu kugira ngo abanyarwanda muri rusange bakomeje gukurikirana Yawe TV ndetse n'abakunzi bayo abanyarwanda bari mu mpera z'isi bari bo bose amajyepfo amajyaruguru yo mu Rwanda ndetse iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali sobanura Kamaro ni muntu ki Kamaro ni umuntu udasanzwe ni umuntu ufite akantu ni umuntu wagafashe ni umuntu utikina ahubwo ukinwa Kamaro yarigobotoye nta bukene abana nabwo nta bukira abana nabwo ari hagati nk'ururimi urumva ubukene bunci iruhande mbufasha akaboko k'ibumoso ubukire mbufasha akaboko k'iburyo mbana n'ubukene n'ubukire urumva hanyuma nkaba nzi kubana n'abantu urumva nkanga ibisambo ngakunda abanyakuri urumva nkaba nitondera amagambo ngiye kuvuga cyane kubera ko gusubiza amagambo inyuma biba bikunda kugora kenshi nyine bajya bavuga ngo karenze umuntu akawushyira amagara hanyuma ngakunda abantu bambaza ibibazo byiza biri seriye kandi bishobora gutuma nteza igihugu cyanjye imbere ndetse bikanaganisha ku iterambere ry'igihugu cyanjye ubwo rero nawe ibyo ugiye kumbaza mu kanya urabyumva cyangwa ibyo uri bumbaze hanyuma nkaba ndi umufotogarafe ibyo bintu byatumye Kamaro amenyekana muri uru Rwanda nakoze paparazi imyaka myinshi ngeraho ndayereka uyu munsi ndi umufotogarafe uri professional ariko nkaba ndi umukomediye kurusha ibyo byose hanyuma nkaba ubunyamakuru ubwo ntabwo nkibukora itangazamakuru nareretse ndi umukomediye event organize urumva n'umufotogarafe ubwo ndi umuntu umwe ukora ibintu bitatu ariko bibiri akaba ari umwuga ikindi akaba ari ugushakisha imibereho ubundi Kamaro niryo zina ryawe Kamaro niryo zina ryanjye ry'ababyeyi banjye nitwa Kamaro Felicien navukiye Cyangugu mu burengerazuba ariko nyuma yo nk'imyaka nk'ibiri cyangwa se nyuma y'umwaka umwe tuza kuba hano i Kigali nize primaire hano i Kigali secondaire umuntu yize mu ntara na hano i Kigali hose byose bifatanyije ndi umusore w'imyaka 29 y'amavuko nkaba nitegura mu minsi iri imbere kuzagira icyo mbabwira
nibitazamo kidobya nibatanca inyuma ibintu nk'ibyo uwo niwe Kamaro nyine. Kamaro, noneho rero tuvire mu zine muzingo gutangira ubufotozi ukabufatanya n'ubukomedi ukabufatanya n'itangazamakuru, watangiye ryari umwuga wawe wo gufotora? Gufotora natangiye kera kabisa, natangiye 2009 2010 nibwo nari umufotogarafe ufotorera ibitangazamakuru bya online hano mu Rwanda, harimo Inyarwanda, harimo Igihe, byagezeho nikora ku giti cyanjye nkajya ncuruza amafoto mu byo binyamakuru, nkajya mfotora n'ibindi binyamakuru bitandukanye, za kugeraho ngaho nshinga ikinyamakuru n'uwitwa Ngoma Alex aba mu Bwongereza cyitwa Alex. Ibyo biza kurangira bisa ngaho hajemo imikoranire itari myiza, turabihagarika. Nshinga ikindi kinyamakuru cyitwaga umuhanzi.com, njyewe n'uwitwa Yakubu Selector, ni umufotogarafe mwiza cyane, asigaye aba mu Budage ariko afite imishinga akorera hano i Kigali, akaba ari n'umunyeshuri wanjye nigishije photography ndanayimukundisha. Turafatanya dushinga umuhanzi TV, umuhanzi.com, n'undi mugabo twakoranaga witwaga Ngoma, wari umeze nk'aho ari we muntu wari umuterankunga wacu, witwaga Olivier. Ibyo biza kurangira mbivamo nkorana na Kayishunge Etienne, kuko nagiye mba disappointed mu bintu bijyanye n'ibitangazamakuru byandika, ugasanga umuntu akeneye ko Kamara mukorera akazi ariko ugasanga mu by'ukuri, cyangwa se akeneye ko bafatanya ariko ugasanga mu by'ukuri we nta mbaraga ari kubishyiramo, ahubwo agiye kwitwaza ko we nagiye ibyo nkora mbizi, urumva, cyangwa se ngiye kuza kumufasha kuzamura iyo media, sibyo, ariko we ukabona wenda n'inyungu ziri kuboneka arimo arazifata wenyine. Nsubiye inyuma gato rero, ubwo imbere gato nibwo nakoranye na Kayishunge Etienne waririmbye kera ese nzapfura muzi, dukora ikinyamakuru cyitwa Ifatizo, ariko kikaba twarashyize icyo kinyamakuru cyitwa Ifatizo mu buryo bwo kugira ngo Kayishunge ni umuprogrammer, urumva, bwari uburyo kugira ngo ajye abona ahantu acururiza ama software nyine, ibintu nk'ibyo, hanyuma tugashyiramo na entertainment, nanjye nkayikurikirana. Yari njyewe na Kayishunge nitwa Festus, twari abantu batatu. Na Wayo Dive nawe yaradushyigikiraga ko yari nawe chief editor wacu, Wayo Dive wo kuri RBA, twari abantu bane. So nyuma y'ibyo byose nakomeje gustrugglinga nyine n'icyo kinyamakuru cyaje kugeraho nacyo kirafailinga, urumva nticyakomeza, kubitewe nuko vision twese twari dufite zari zitandukanye, wabonaga buri mwese afite vision yiwe n'undi afite yiwe, none ugasanga cya kinyamakuru cyo ntago turimo turagiha imbaraga zacu nkuko twabiganiriyeho tujya gutangira. Anyway, nabaye disappointed ku bintu bijyanye n'itangazamakuru ryandika, niyo mpamvu nahise nananirika kuva icyo gihe ntago ndongera gukora itangazamakuru. Nyuma gato twakoze yitwa ngo Ingufu, nayo igera aho ngaho irazima, byose ndabyihorera, ndavuga ngo nzongera gukorera itangazamakuru ryandika, reka nikorera ibyanjye, even comedy, even photography professional, ibintu nk'ibyo, ariko biriya byo mba mbihagaritseho gatoya. Kamaro, winjiye noneho mu mwuga wa sinema, ubu uyu mwaka tukoze mu mwuga wa sinema kuva mu 2019 kugeza mu 2020 ubu turimo, uri mu mwuga wa sinema. Kamaro, winjiye muri sinema gute? Byagenze gute? Role yawe ufite role isekeje witwa Mbaya, gute winjiye noneho muri sinema nyarwanda? Kwinjira muri sinema nago ari ibintu bitangaje ku muntu nkanjye usanzwe nkora entertainment. Nekereza ko ari ibintu byaba bisa nkaho byoroshye, ahubwo wakibaza uti kubera iki waratinze kwinjiramo. Ninjiye muri sinema ngiye n'umuvandimwe Bahati, twaratekereje turavuga ngo reka dushyireho cyangwa se twandike filme tunayikine, ariko filme isa nkaho isobanura cyane cyangwa se ifite ubutumwa kuri societe nyarwanda ndetse n'abandi bantu muri rusange. Turareba dusanga content nyinshi abantu barazifite, ariko tubona hari content abantu badafite yo kugaragaza nk'umusore akina ariko asa nk'ukina abana b'abakobwa nyine abatendeka. Noneho muri abo bana b'abakobwa nabo bakaba harimo nk'umukobwa ukina nawe atendeka nk'awa mutipe n'ubundi usanzwe amutendeka. Nyine ubuzima bugaragaza nyine imibereho ya muri iki gihe irimo gutendekana kwinshi cyane mu bantu bamwe na bamwe bakundana. Turatekereza filime n'ubundi yitwaga Mbaya. Filime twatangiye kuyandika kera, twabitekerejeho kera, njye na Bahati n'umujama witwa Muhire
Muhire Johnson niwe nyiri Umuhanzi TV. Twebwe tukaba turi batatu ari natwe ba nyiri projet. Noneho biza kugeraho nyine tubishyira mu bikorwa. Filime yitwaga Inda ya Mbaya, ariko ko byahindutse ubu ngubu bisigaye yitwa Mbaya nkuko mbere twari twarabitekereje witwa Mbaya. Ubu rero akaba ari filime ikunzwe, abantu bari kuyikunda, turi kubona feedback, turi kubona ama message menshi, turi kubona comments z'abafana, tukabona ko ni ikintu gishobora kuzagira umusaruro kuri twebwe ndetse no ku gihugu cyacu mu minsi iri imbere. Cyane cyane ko iyo ubonye content ya filime na message irimo muri filime mo imbere, ubona ari ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ubashije kubona filime uko yitwaga mbere, nyine uko yitwa, ubonye izina, n'uyirebye, n'abantu babiri batandukanye. Ushobora kuyireba ntuyifungure, ariko ushobora kuyireba ukayifungura, noneho buri munsi ukahora uyireba, buri munsi uyisubiramo, kubera ko nyine irimo byinshi, irimo dushya, irimo ya realite y'ubuzima nyine tubabwira. Kwa kundi nyine nkaho ushobora kuba ufite nk'abakobwa batanu, harimo abubeshya, harimo abubwiza ukuri, ibintu nk'ibyo nibyo byibereyemo. Nese Kamaro, ururimi uvuga muri iriya filime bari guhita ngo iki? N'uruhe rurimi? Muri filime mvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko mvuga nk'umukozi wo mu rugo. Burya abakozi bo mu rugo bagira ukuntu bavuga. Kuko iteka iyo ufite umuntu wubaha cyane, cyangwa se nk'umuntu uguhemba ari bosi wawe, uburyo ushobora kuganira n'umutipe mwiganye cyangwa se umuntu mwiganye wisanzuye, ntago ariko kuntu uganira wisanzuye n'uwo muntu, sibyo? Hari ahantu ugarukira, hari n'ukuntu ushobora guhinduka, hari n'ukuntu ruri muvuga rushobora guhinduka bitewe nuko hari ubudahangarwa bumubonamo, hari ikindi kintu runaka bagufasha gishobora gutuma uvuga wigengesereye, cyangwa se kwa kuvuga kwa wigengesereye bigatuma n'ururimi rwawe rusa nkaho ruhindutse. Niba bavuga gusakuza uvuga utuje, niba rero abantu bakumenyereye kuvuga usakuza bakakubona uvuga utuje kubera iyo mibereho n'ubundi ushaka kugira ngo uyigumane, utazakuza kubwanuka agahita kwereka amarembo y'iwanyu. Urumva uba ugomba nyine guhindura, ukavuga nyine nka kuriya, ukavuga witonze, cyane ko ndi n'umukomedi nyine njye namvangamo n'utuntu nyine dushobora gutuma umuntu atinzaho ijisho. Kamaro, reka nkubaza, umukozi wo mu rugo avuga gute? Umukozi wo mu rugo iteka yahagaze imbere ya shebuja, urumva avuga ati bosi, urabona rwose ngiyewe ndagukunda, ndakubaha pe. Waba ari umukozi uzi ubwenge nyine nka Mbaya, sibyo? Urumva umukozi ubwenge nka Mbaya, ku buryo wa mukozi ushobora kuvuga nyine umeze nka Mbaya ashobora gutuma abona n'imibereho, akavuga ati bosi ngewe rwose iyo ngutekeye mba ngutekeye. Urumva aha ngaho bosi atavuga ati ariko umukozi wanjye ubona ntekera neza pe, avuga ati bosi ngewe uranzi guteka. Urumva ngewe nzi guteka. Umukozi wo mu rugo avuga ati rwose ngewe buriya bosi ngewe naranize. Urumva akanabisubiramo nka gutya. Nyine biba bigaragara ko umukozi nyine afite confidence kandi ibintu akora arabizi. Urumva umukozi wo mu rugo agomba kwiga kuvuga nk'ukuntu Mbaya avuga. Urumva bakwigireho, banyigireho ukuntu umukozi wo mu rugo agomba kwitwara mu rugo, uburyo agomba kubaha nyirabuja. Urumva uburyo agomba gushyiramo utuntu dusetsa nyirabuja kugira ngo nyirabuja agumye avuga ati iki cyane ariko apare yo kuba kidutekera kikadukoropera kikadukorera akazi ko mu rugo, cyangwa se uyu mwana buriya aranadushimisha rwose, ari utuntu akora ukabona ntago wamwirukana. Urumva hari igihe umukozi ashobora gukorera amafuti, ariko bitewe n'ibyiza byinshi umubonaho, urumva, cyangwa se twa tuntu agenda anyuzamo gutyo nka turiya twa Mbaya, ukaba utanamwirukana, mukagumya mukaba n'inshuti mu buzima busanzwe. Urumva bitewe n'ukuntu akwisanzuraho, bitewe n'ukuntu ubona nyine ari umukozi unashimishije mu buzima busanzwe. Uwo rero ni umukozi umeze nka Mbaya. Ako Kamaro, tuvugisha ukuri, umwaka w'ibihumbi 2020 vision veni bayivuga, ndakeka wari umwana bavuga veni ni igice cyese kiza mu mutwe wawe, ibyo we wumvaga ko muri veni uri umuntu uzaba umeze gute muri vision? Njyewe muri 2020 numvaga ko njyewe bakivuga vision 2020 byatumye ndakora, iyo batayivuga numvaga ko muri 2020 umuntu wese nta kintu na kimwe azabura. Numvaga ko muri 2020 umuntu uzahagera wese, nk'ubu ngubu turi mu kwa mbere muri 2020 nari nzi ko umuntu azaba afite nk'inzu bazaba baramuhaye, afite nk'imodokari bazaba baramuhaye, azaba agendera nko ku muhanda w'ibirahure. Urumva nari nzi ko nta gishanga kizaba kikiba mu Rwanda, nta mazu nta tuzu twatundi tw'ibyondo. Ntago nari nzi ko hari umuntu w'umusore uzaba ukinutse inkweto. Urumva ntago nari nzi ko
hari inda zizaba zihagarara ku muhanda urumva nka kora za Cosmos biba bimeze urumva cyangwa za Pyongiyo za Ziniya ntago narize ko muri Vision 2020 umuntu inzara izamurya ngo bigere saa 6 atarabona icyo kurya urumva cyangwa umuturanyi wahishe urumva ibiryo wumva gatetse biguhumurira urumva ntashyire no kugasanirwa kuzanire Vision 2020 narinzi ko tuzaba twibereye nko mu ijuru urumva narinzi ko Vision 2020 nta muntu uzaba ukigura imyenda urumva narinzi ko Vision 2020 umuntu azajya agenda yambaye nk'ubusa ntagira umuntu umurarikira urumva narinzi ko nyine tuzaba turi mu isi ya paradizo urumva ariko uko nabitekerezaga kose byarahindutse ahubwo nasanze bya bintu byose natekerezaga bitandukanye na Vision 2020 natekerezaga. Vision 2020 ni mu mutwe w'umuntu, Vision 2020 ni umuntu wakoze, Vision 2020 ni umuntu wigize, Vision 2020 ni umuntu wateguye ibintu bye bikamugirirwa urumva akabona birakunze amagahunda yapanze akaba agacamo ibyo wihaye kugeraho ya ntego wihaye ukabona yigezeho. Iyo niyo Vision 2020. Iyo vision rero yanahozeho kuva kera ntabwo ari iyi ntabwo ari 2020 no muri 00 yari hari no muri 2001 yari hari na 2002 yari hari. Iyo Vision 2020 y'icyo gihe ni nayo y'uyu munsi urumva icyo ntacyo bivuze. Uyu ni umwaka nk'iyindi yose urumva ubayeho nabi azagumya abaho neza abaho nabi uwabagaho neza azagumya abeho neza uzatekereza akagira amahirwe yo kubona abamusapotinga ku bitekerezo bye bishyashya bimuteza imbere azatera imbere. Uzabikora wenda yifitiye umwaku urumva ubwo nyine azakomeza abe wa wundi. Nibyo ngibyo nta gihinduka. Vision 2020 ni kimwe n'imyaka nk'indi yose nta kintu usobanuye ku buzima bwanyu no mwaka. Yes, rero abakomeje gukurikirana Yawe TV. Iyi ni Yawe TV nk'ibisanzwe abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Iyi ni Yawe TV. Ngusaba gukora bya bindi, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Kamaro, reka twinjire noneho mu buzima noneho bwo mu Rwanda bijyanye na entertainment cyangwa se n'ubuzima busanzwe. Kamaro, muri no minsi muri no myaka kuva mu 2018 ijambo ubutinganyi ryagiye rihabwa rivugwa kwinshi mu Banyarwanda. None mu mwaka wa 2019 birakura bigenda bikura. Kamaro, iyo bavuze ngo umutinganyi wumva iki wowe festival kambere nambe? Okay, urakoze. Iyo bavuze umutinganyi numva nyine umuntu w'umutinganyi. Numva umuntu w'umutinganyi, umuntu uryamana n'abo bahuje ibitsina. Numva ni umuntu nyine umutinganyi ntabwo ari umuntu umwe. Urumva umutinganyi ni babiri. Urumva umutinganyi ni batatu, umutinganyi ni bane, umutinganyi ni batanu, umutinganyi ni igihumbi ni miliyoni. So numva ari abantu nyine bakunda kwibera abatinganyi aribwo buzima bahisemo urumva kandi bibashimishije wenda binabatunze ntacyo bibatwaye. Niba nta muntu babangamiye urumva njimba numva umutinganyi rwose nta kibazo namugeraho na kimwe, nta na kimwe namugeraho kabisa. Mba numva ari umuntu nyine wikundira kuba umutinganyi, wikundira nyine ibyo ngibyo nyine urumva ibyo nta kintu byantwara rwose. Kereka bafite icyo bintwaye, kereka bavuze ngo abatinganyi urumva batumye abakobwa babura mu gihugu cyangwa se igitsina gore kibura mu gihugu cyangwa se abatinganyi bazana umwaku ku gihugu cyacu urumva. Ariko niba nta mwaku bazana ku gihugu cyacu, ntiba nta kintu umutinganya ntwaye akaba yibereye muri diru ziwe nanjye nibereye muzanye nkabona ziracamo nizihagarikwe nuko umutinganyi ngo yabayeho akaba ari umuntu udafite ikintu ntwaye ngeze namwangira iki yabatinganya ahubwo mba numva ngewe nuko nguko mbyumva umutinganya ne mwumva kuri wowe nta kintu umutinganya ntwaye urumva azagende bamutinge cyangwa batinge urumva ibyo biramureba urumva namubwira iki urumva ngo bazatinga nabi agacika ururondogoro ubwo nakazi ke ngiye ntago bindeba urumva nakazi kiwe urumva nakore diruze zose namushishikariza ahubwo kubikunda no kubikomeza niba abona bimufitiye inyungu. Niba abona nta nyungu bimufitiye azabivemo urumva umuntu w'umugabo arongore yubaka urugo umuntu muzima agereka kwirirwa asambanisha akabuno nk'uruyuki urumva iyo mbwa gusa. Ariko naho ubundi nta kibazo ntacyo bantwaye ngewe. Akoze Kamaro, uherutse kuvuga kutazongera kuvuga ikinyarwanda none urimo uravuga ikinyarwanda byagenze gute? Nakantu kari kanyuzemo n'ubwo nagushyiriramo icyongereza nakujomberamo akongereza ariko uyu munsi nta mudi y'icyongereza mfite ngo ururimi ruvuga icyongereza narutaye mu rugo urumva. Uyu munsi nazanye urw'ikinyarwanda
uyu munsi narwibagiwe. wagerageje tukavuga icyongereza kivuga ko cyangwa igiswahili? igiswahili nacyo ntabwo ndi bugishobore kuko ururimi ruvuga icyongereza n'igiswahili narusize n'igifaransa, ubu nazanye ruvuga ikinyarwanda gusa. ako Kamaro, tukiri kuri ibyo nandi kukubaza, ubu wowe Kamaro washishikariza abantu kuba batinganya? njyewe ntabwo namushishikariza kuba umutinganyi, ariko wamaze kubijyamo ntabwo nanone namubuza kubikora, kubera ko umutimanama we bamuhase kuba wabimujyanyemo, ubu amutse umushishikarije kubivamo ntabwo byakunda, kubera ko aba yaramaze kubihitamo. So icyiza rero nuko ahubwo wamushyigikira kubikomeza, kubera ko n'ubundi abivuyemo ashobora guhita akireba indi mico itari myiza, kandi noneho ugasanga noneho iranatubangamiye cyane. ahubwo yabigumamo ibyo ngibyo niba ntacyo bidutwaye, ko atazambuza gutera inda se cyangwa ngo ambuze kurongora umukobwa. Urumva azagenda abatinganyi bazatingane, uzatingana agacika urondogoro azabireka. Urumva ngewe nta kintu bambangamiyeho rwose. N'abarezi oya nk'ibikorwa ngo byigira ibirezi bene biragenda bikaba ibirezi bene bikagaruka bikaza. Urumva bikaza bigasanga abajama cyangwa ariko byo none n'ibigoryi. Urumva kijya kureba nk'umutipe ukishyurira inzu, urumva cyamara kikamureba bakaryamana bagasambana bakidagadura, cyarangira kikagenda kikajya gufata amafaranga kikajya kwishyura nacyo nk'umukobwa mugenzi wacu inzu, cyangwa se bakajya kuyarya. Nyine ubusanga ari ibintu bidasobanutse, ariko wenda batinganye bo impamvu bo nabagarukaho gato, hari ababiterwa n'imibereho mibi. Nko hari abatipe benshi muri Kigali usanga nifitiye nk'umujama uba muri Amerika nk'abarango ba Semuhungu n'abande bose ujya wumva, ugasanga hano bafite nk'uduhungu hano i Kigali nyine twigize udukobwa, ariko tubayeho nabi, bakeneye kuba ahantu heza, bakeneye kugenda mu modoka nziza, aba batipe kandi ntibakora. Urumva abakobwa babaha amafaranga ntabahari cyangwa abadamu, noneho umutinganya akamubwira ati nyazajya nkwishyurira inzu ndaguhindurira ubuzima. Urumva ugasanga nk'umujama byishoyemo gutyo bitewe no kurarikira ibintu byiza, aho yakicaye ngo akore, aho yakaje ngo tujye muri ino seri ya Mbaya mubwire ntibakina gutya, YouTube yishyura gutya. Urumva ngo tujye kuri tele tujye gufotora, tujye gufata content tujye dushyire kunuza kuri online TV, abyo ntabwo yabishobora kuko abashaka kuba yambaye neza afite amafaranga nyine ari kugenda mu modoka nziza. Ugasanga ibyo noneho bigiye gutuma kwa kubura ya mafaranga cyangwa kubura ya mibereho myiza akeneye kubamo kandi yishoyemo, bikaba byamushora mu ngeso mbi z'ubutinganyi, kubera ko hari umuntu uzabimuha akajyamo profit akamukoresha ibyo ashaka cyangwa akamushora muri izo ngeso. Ibyo byo nabivugaho, ibyo byo ni ikintu kibi cyane kiri scandal. Naho umuntu wabaye umutinganyi kubera ko yavutse mu maraso ye wenda yumva ari umutinganyi, we ntago namugaya rwose, kuko n'ubundi ntago wamuhindura. Ariko nk'abariya babyinjiramo kubera ubuzima, ntekereza ko ntago ari option ya nyuma kujya kuba umutinganyi, ahubwo bakayize nk'ibindi bintu bakora, sibyo? Cyangwa bakegera bagenzi babo, bakegera umuntu runaka, bagakura amaboko mu mufuka bagakora. Umva byo no bya bindi bararikiraga kugeraho bakazabigeraho bivuye mu maboko yabo, aho kuba byava mu muvumo nk'uwo cyangwa se mu nyeso nk'izo ngizo zitanga mu ngeso mbi nk'izo ngizo zidafite 12. Ariko aho babatinganyi babibaye kubera ko bakuze ariko bameze, cyangwa se babyanduye kubera impamvu runaka zindi z'ubuzima. Urumva ntabasha gusobanura ahangaha, njyabo ngabo ntabwo nabaveba rwose. Ako se Kamaro, reka nkubaze, mu myaka 29 mbwiye ufite, Kamaro umaze gukundana n'abakobwa bangahe? Abakobwa bo ntabwo ari benshi, gusa nyine icyo bita urukundo nicyo bita guhavinga fun, sibyo? Ni ibintu bibiri bitandukanye. Abo twakundanye bo ntabwo barenze 4 cyangwa se ni nka 4 cyangwa 5. Nabo abo twahuye twenjoyinga ibintu nk'ibyo ngibyo, bo ntago namenye umubare wabo kabisa, ntago nawumenya rwose. Baba ari benshi kuko nyine abo ngo nta vision y'ubumufiteho, ushobora guhura uyu munsi ejo ntimwongere kubonana, cyangwa se mukazahura ikindi gihe. Urumva ugasanga nyine byarangiriye aho ngaho. Abo nyine nabo ntekereza ko nawe ubwawe uri kumbaza, nawe ubwawe ni benshi kabisa. Nyine ni ibintu nk'ibyo tu. Akoze Kamaro, ubumanzi bwe wabutakaje ryari? Nari mfite imyaka 17. Nibwo nafashe Nyamirambo nyinjiza muri Gikondo. Kabisa nibwo natakaje ubumanzi bwanjye ku myaka 17. Nafashe Nyamirambo, urumva nyinjiza muri Gikondo hasi. Urumva numva ibintu birahindutse, ntangira gutekereza ukuntu nyine hari ubugimbi nyine ntangiye mbuvuyemo tu. Ariko ni mu myaka 17 kuko ndibuka ko nigaga muri
muri segonderi ya kane ya I think ya kane ya gatanu nigaga mu gatanu. Kamaro, ndakeka uri muri entertainment nyarwanda kandi urayikora. Ubu turi mu gikorwa cya Miss Rwanda. Hari skandal yabayeho muri no Miss, nawe urabikurikirana umunsi ku munsi, bikoma Miss Joli, ngo Joli arirata ariyemera, ngo hari umukobwa yabujije gutambuka, ngo kuko umukobwa aravuze ngo afite umushinga w'abantu babana n'ubumuga bw'uruhu, avuga ko afite uwo mushinga ngo Joli aragira. Ubundi wowe Joli y'umurebye nk'abaye nka Miss Rwanda bashinja ibyo bintu, ubundi kuri wowe Joli umutekereza gute nk'umuntu muri industry nyarwanda? Njyewe Joli uko mutekereza mubona ari nk'umukobwa witeje imbere, bana nk'umukobwa wabaye Miss Rwanda agira ikintu ageraho. Joli njyewe ntago mutekereza ukundi kuntu njyewe uko mubona njyewe uko ari nta kintu ntwaye, ahubwo mbona hari ikintu amariye igihugu cyacu, kuko niba yarabashije kugira step ingana kuriya uyu munsi akaba ari umukobwa nyine ubona abantu benshi bamuvugaho n'izo commentaire zose zikamugeraho, no kubera ko hari ikintu runaka yagezeho. Njyewe namubwira ngo courage, ahubwo agumya atekereze n'ibindi bintu byinshi bishobora kugirira umunyarwanda akamaro. Naho uwo ngo yirukanye urumva njyewe ntago nabivuga byose nabisobanura, ubwo hari impamvu nyine ubwo yamukatiye, kuko nawe yabona nase kwitero yafashe wenyine mu bandi, urumva nta kintu bapfa. Urumva niba hari umuntu uhagarariye ikintu sibyo, akaba ari muri icyo kintu ariko asa nk'umuyobozi wacyo, tujye twemera ko abafite ubushobozi bwose bwo kugira gute bwo kureba aho ibintu bitagenda neza akabihagarika sibyo. Ntago numva ko Joli hari ikibazo yarafitanye n'uwo mukobwa urumva kindi runaka, ahubwo nuko wenda uwo mushinga w'uwo mukobwa ntago wasoundingaga neza. Iyo usoundinga neza abona watanga umusanzu ku gihugu cyacu, ntago Joli yari kubyanga kandi bigaragarira abantu n'itangazamakuru rihari. Ahubwo niko hakunda usanga abantu bagenda bakikoma abandi urumva bakavanga ibi n'ibi bagashyushya inkuru, kandi mu by'ukuri ugasanga none se tuvugishwe uriyeme. Urumva ngewe none hanyeneye abantu bafite amaguru n'amaboko urumva, ukaza ufite amaguru abiri ufite ukuboko kumwe urumva, cyangwa se ufite amaboko abiri ariko kumwe ari kugufu kundi ari kurekure, nakeneye urumva ngiye nakwinjiza. No kuvuga ngo ngewe nkeneye umuntu nko kuvuga ngo urugero rwiza ruhari urumva, ntago uwo mukobwa yagombaga kwinjiramo, ntago bishoboka. Niba nawe hakana urumva azagende ajya handi mu kindi gihugu yamamarize kuba Miss atanga uwo mushinga. Niba wemera azahita avuga ati mwabibonye Joli yangiriye ishyamba, cyangwa undi mwaka uzaza nawe aziyamamaze urumva. Wenda Joli si uzaba bihagarariye icyo gihe, turebe ko bikunda. Nibikunda ubwo tuzabona kuveba Joli. Naho ubundi ngiyewe umbujije kwinjira kubera kubona ahantu ngiye kwinjira urumva abantu barimo tudahuje nibyo bari buze kuba baganira, ntari buze kubasha kubyumva, ndentekeza ko nta kosa bakoze. Niba uwo mukobwa baramukatiye ahubwo kumukatira ahubwo noneho bigiye bibaho ntagire umuntu n'umukatirwa. Miss Rwanda yazaba akajagari, yazaba akajagari. Warabibonye nk'ubushize umwaka ushize wa mukobwa wari watesheje abantu umutwe yitwa Josiane nkuriya, abantu bari basaze basizoye. None abanyarwanda tugira defimwe, ushobora gusanga urumva abanyarwanda basigaye bakunda gufana cyane, none bagafana ibintu babona ari ibintu bidafatika sibyo. Urumva mu buryo bwo kugira gute kugira ngo bimahoronize urumva nyine bakreye ibintu bishobora gutuma baba entertaininga neza urumva, bakishima bakabona ibintu byo gupostinga kuri social media zabo urumva. Ibintu nk'ibyo nyine abanyarwanda ako gasanga mu kanya mu by'ukuri wa muntu ntago ari we bari buze gutora. We yaramukeneye kumwenjoyinga gusa kuri WhatsApp no kuri Instagram yiwe, ariko nta rukundo rundi yaramufitiye sibyo. Urumva dusigaye dufata akantu gato tukagira ikintu kinini urumva, ugasanga nkuko ngo umutesi Joli ngo yakatiye ngo umukobwa ngo yitwa gutya na gutya ngo yamubujije kwinjira ngo mwirushanwa ngo rya Miss Rwanda ngo ibiki n'ibiki ngo yitwaje ibi n'ibi. Biriya ntago ari byo urumva, ariko ntago ari byo. No gukuririza ibintu ntago babihuriye. Hari ikintu uvuze ngo abanyarwanda ngo dukunda gukuririza ibintu ngo cyangwa ngo dufana ibintu ngo kugira ngo nyine dukatariza abantu bashyire mu itangazamakuru. Igisupusupu se buriya bagifanye bafite iherezo, tuvugisha ukuri. Igisupusupu cyakoze iki? Igisupusupu uraruririmbo kiririmba n'iningiri, niba ari iningiri gicuranga iningiri urumva. Kuva na kera yabaga hehe, kujya atabikoze kuva kera abikoze kugeza ubwo agira imyaka 50 n'indi urumva. Mbere yabaga hehe urumva. Ahubwo igisupusupu
urumva nibya bindi mbabwira urumva ahubwo abanyarwanda ngiye sinzi kuntu usigaye tumeze ugasanga ngo umuntu urumva kubera ko ngabona ngo uyu munsi ngo iterambere ngo bari kure mu muvuduko w'iterambere turiho iki n'iki urumva ari kubona abantu bose babaye abasirimu urumva agataba ngo ngiye ninza gukora kano kantu urumva ngo ndaza kuba ntago bya bindi bya gisirimu yabishobora na wa muziki uri moderne ntiyawushobora urumva ako kubera ko atawushobora ngo reka nzenza ni wa wundi wa gakondo wumva ngo negere gutya nibwanukishe negere umuntu w'ikirindi ry'ikigoryi none se message uramutipa aririmba niye message wumvishe mu ndirimbo y'igisupusupu ariko irahari aririmba igitomati se ni igiki igitomati ni igiki umuntu w'umusaza umeze kuri uririmba ibishegu nka biriya urumva biriya byagombye kuri ya ni ibintu ndebera na ucuranza umuduri urumva wakaririmba indirimbo ya gakondo indirimbo nziza imeze neza urumva Kinyarwanda irimo amagambo y'Ikinyarwanda yumvikana uraje ngo igisupusupu ngo gisukari majyane urumva uraho ngaho urasamye urumva ubwo se urumva umuntu yamara igihe kingana gute ukabona abantu bagufannye urumva bari kubona ko ibintu uri kuririmba nta sense bifite nta message biri gutanga warangiza nawe ukabyimba ugasara ngo abantu bagukunze abantu bazaza muri concert bakeneye kugira gute kwishimisha bazagupostinga urumva ariko ibintu byawe kizakwereka ko nta ireme bifite nuko bitazamara iminsi myinshi uzakora concert ikindi gihe nyuma y'umwaka umwe uhitinga cyangwa umwaka umwe n'igice ubone nta bantu bayijemo sibyo ibyo bintu rwose tugomba kugira gute tugomba kubirwanya urumva kora ibintu bizima niba ukoze Ikinyarwanda kora Ikinyarwanda cyiza niba ukoze uruzungu kora uruzungu rwiza sibyo niba ukoze Kinyatrap urumva kora Kinyatrap nyine urabona ko bushara ari kuyikora neza urumva kora ibintu bimeze nk'ibya ba Migos urumva kora trap nziza nyine nk'iy'abanyamerika kuko trap ntago ari y'abanyarwanda sibyo kuko Kinyatrap nubwo yagombye kuba ari iriya Kinyatrap yingiye bushari bakora na ba Betray yagombye kuba ari Kinyatrap iri mu njyana ya gakondo nyarwanda sibyo kubera ko iyo njyana ni trap urumva ariko noneho se Kinya yaje mwite urumva ni ibintu bibona bitandukanye nyine umuntu nakora iki niba umuntu abasha kuririmba mu njyana y'abazungu nayikore neza ubashije gukora ibishegu nka bera bya Diamond biri muri Afrobeat urumva cyangwa muri rumba nabikore nta kibazo urumva ariko nanone ntago uzajya kutubeshya ngo uje gukora ngo indirimbo ngo ngize igisupusupu nguzanye ngo uzanye umuduri ngo ugiye gucuranga umuduri ngo kugaragariza abantu nyine ngo kuzanye ngo injyana gakondo ngo nirangiza nemo ibintu by'ibishegu nka bira bitanumvikana ngo igisupusupu ngo igisukari majyane uri umuntu w'umusaza ngero ya rusaza ngiye ntago narukunze kabisa nta message yatanze ku banyarwanda pe Kamaro tugana ku musozo tuvuze byinshi tuganire byinshi noneho nkawe nk'umukomediye tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye gira akablog utera tugana ku musozo reka nkubwize ukuri kw'Imana yo mu ijoro buriya burage umuntu atariye ni ikintu gikomeye cyane niriwe muri rwa sereri y'akazi mvuye mu bintu by'akazi njya mu bintu byo kwimuka urumva ubu ngubu ndakubwiza ukuri ndimo ndikabakaba kuntu nkumva nta kintu kirimo urumva ntago nabasha gusetsa umuntu urumva nshonje ngewe ubwanjye kugira ngo mbashe gusetsa umuntu cyangwa kumutera akaburage abashe kwishima nuko mbanza kubanza nanjye nkishima none se ngubu naba ndi kubabara ngasetsa umuntu ngewe naba ndi kubabara ngasetsa umuntu urumva ubu igifu cyaba kiri kundya nkabasha kugusetsa kereka ahubwo nta kintu na kimwe nagufasha ubu nonaha nta n'ikintu ubuse navuga iki nta burage ubu natera umuntu nonaha ni izina ry'Imana cyakora ikintu cyo nzi ni uko hari akantu kamwe wenda ushaka kugira ngo reka tubitekerezeho gato naratekereje ndavuga ngo ese bibaye ngombwa ko umuntu agiye kujya atabarwa cyangwa se agafashwa n'umuntu bafite izina bitiranwa urumva umuntu tuvuge wenda wakoze ubukwe bikaba nk'itegeko ko umuntu uzaza mu bukwe bwawe agomba kuba afite izina azaba yitwaye Emi n'umuntu uzagutwerera azaba yitwaye Emi n'umuntu uzataha ubwo bukwe azaba yitwaye Emi umuntu witwa Magufuli atari perezida yabona abantu bamufasha cyangwa bamutwerera yaba tubiveho umuntu witwa Magufuli yababona ubu Magufuli uzi ni bangahe ku isi Nuriyanze ubwo umuntu witwa Magufuli umuntu witwa Kamaro twaba dufite ibibazo noneho ni nayo mpamvu Imana ibikora ikagira gutya ikavuga iti aba bantu bafite amazina y'abantu batitiranwa urumva amazina yihariye reka mbaho ubushobozi ugasanga iraje nkagira mfashe nkubisa amafaranga nk'uku ifashe Magufuli mugize perezida kubera ko bibaye ngombwa ko amazina bitiranwa mutabara urumva nta butabazi yabona kuko nta bantu bitiranwa yabona urumva
niyo mpamvu rero Kamaro nanjye mba nicaye aha ngaha ndi umuntu ukomeye kandi abantu bose bakandeba nk'umuntu w'icyitegererezo. Yes, rero turacyari kumwe na Kamaro. Kamaro, gira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV. Abakunzi ba Yawe TV ndashaka kubabwira ngo nimukurikire Yawe TV, mukore subscribe, mukore like, nubona ikiganiro kuri Yawe TV ushyiraho comment, utanga umusanzu kuri entertainment yo mu Rwanda. Dukeneye kuzamura entertainment yo mu Rwanda, ariko by'umwihariko biciye kuri Yawe TV hamwe n'umusaza Emmy. Urumva dukora imiti kandi buri munsi ibiri update. Yawe TV ni umuti n'akazi kose. Keep it up my nigga, my fans, I got you and ndabakunda cyane forever. Yes, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ukeneye kwamamaza sura Yawe TV cyangwa hamagara kuri 0783 24 72 usure n'imbuga zacu za Yawe TV. Instagram ni Yawe TV, Facebook page ni Yawe TV. Njye ni Emmy Rwanda, turabakunda.